Mumeze mutese? Yes. Mumeze neza? Tumeze neza. Nawe umeze fresh? Fresh nari. Se usigaye ubyukira he? Rafemba nagiye muri ka sport man. Ese ubu arije nsigaye mbyuka nkumva umubiri wose nakunyaguritse. Kandi wabizi nyiga mu ishuri urabizi ko twageraga iminsi yo kujya muri sport. Sinzi nyine niba ari uko nsigaye niryamira. Cyangwa urashaka kubaka body? N'umubiri ugomba kuboneka ariko. Ese urumva ko petit frère n'ambona nyine abari mu makara gusa. Se kuba utavuga imeze. Urumva nabuze icyo kuvuga arubaka umubiri se. Gihe yahereye n'ubundi nta gufwa rimera inyama. Nta gufwa riza n'inyama n'ubundi. Nawe wikabye. Umva rero ikintu nabashakiraga. Wowe rero ndashaka ko wita ku masomo yawe. Yego. Dore wowe uracyari mutoya. Ugomba kwiga kugira ngo uzave mu muntu w'umugabo. Grand frère wawe we yararangije urabizi. Yes. Rero nawe ugomba kwiga ugasoza. Sibyo? Ta ku masomo yawe ibindi bintu byose bikurangaza ubiretse. Sibyo ndagerageza pe. Shyiramo ingufu ngasubiramo cyane. Ubushize ntago uza amanota wazanye. Rero shyiramo ingufu nyinshi. Sibyo? Utazajya unsuzuguza. Bro. Wowe rero urabizi nubwo warangije nta kintu hari akazi uzi ufite se? Hapi. Sitsubize nyine ko siganira urugo. Ukwirirwa uryamye ukabyuka ujya mu masiporo nta bindi. Of course. Rero ibyo bintu nta bigenda ashaka ko birangira. Urabona ko ari we mukuru. Ni wowe rero ugomba gusigara ucunga ririya duka. Yego. Sibyo? Ngiye ntabwo mpari ubu mfite flight ya 2:00 z'ijoro. Sibyo? Ndabyumva. Rero ndagusabye. Sinshaka ko nzasanga ibintu byanjye byarasubiye hasi. Ubyiteho nk'ari ibyawe. Ndabikora bro. Kuko nta wundi muntu mwana ufite. Uzi ikibazo ndagerageza ubyiteho. Nta kibazo kabisa. Kubera ko ibintu byo gukomeza wicaye ndabirambiwe pe. Ndabirambiwe ariko uzi abantu rega namwe mumaze kuba abagabo. Uri wenda nuko akiri umwana ariko mumaze kuba abagabo. Sibyo? Sawa rero reka njye gutunganya. Sawa nta ntari bro. Shaba baragukoreye pe. Irirwaga wicaye wabuze ikintu ukora na kimwe bagukoreye umuti. Mbaza. Ahubwo urazi. Niba urabona Rafi niba ngiriye cyizere. Urumva? Ubonanye ngomba kubyaza umusaruro iki? Aramahirwe mayi. Nyine amangazina siye nkayafata neza fresh. Wenda igihe azazira Dubai. Gasanga wenda ari kinange nungutseho. Gusa nanjye uzagomeza umfashe. Turi ahantu ngeze niho hagoye nyine. Komeza umfashe gusubira mu masomo. Sawa nari. Nizere ko tuzajya dukorana neza nyine nubwo agiye akaba yari mukuru wacu. Ashobora kugenda ukahita wirara ukumva yuko kubera yuko ari we mukuru usigaye uhise gufata urugo rubaye rwawe. Tuzakomeze twumvikane nkuko twumvikanaga mukuru wacu aha. Ugira ikibazo bro, ugira ikibazo. Ibintu byose tuzabigenza. Ciao tesoro, ariko waragiye. Abasizwe muri Afrika. Kanya man. Wowe tumera kanya. Ntabwo byari biri. Ntabwo byari birimo. Rero twasoza hano. Kandi abasinzira. Abo umwana tutaberanye. Urabona tutaberanye. Wabaye n'agafoto. Ndakagafoto gafotoresha. Bari ntabwo kugaragara neza. Barabera cyane. Baraberanye kabisa. Ngiye kwica ibintu hano nabonye bwa. Ngiye kwica ibintu hano nabonye. Kaya nigende. Ntabwo yagiye kirite tutabona. But time man. Ndabona nakuze. Arabonye. Nabonye hari ikipe y'umuceri nguko. Bimeze bitwa cyacu ahubwo ngiye kutabasha kuba gacupa
umwaka wa mbere gumasha ni muri na gahunda kwa mbere bwo bari cyane bambeshye ese mani ndetse uko tutugana Sindi gutoka wisohoka. aho Bishamara uratwita. nakeza kazo Ngende ubwira reka sosokanye mu biro abana n'ibyo harimo kubura amakanga. nakeza kazo rero akati musaza Reka sosokanye mu mujyo. do icupa nibyo icumi n'abenezera indi bashasha pati icupa n'ubusobanzi Ari mu bihombo ntabwo. cyane mutubwire ikintu cyagiye tuza hano mani ntabwo twari duherutse si byose kandi nyine ntabwo twari duherutse kwitamo ese ko muri wikendi tugomba kwitamo ashavuga cyane bari gusa kuvuga mwana twere gukura mani rega atanageze marira Kugeza ubu twese hano turi kunywa amazi natwe tubinywa ariko. samani kararyoshye ariko ari nka Umva ziryohe kabisa. Ziryohe. Ondere yawe abazwa akiri n'abashinzwe kabisa urashobora gutaha kanya mwaki turaratumwa umunsi w'ubwenge iyo abantu tugomba ese umureka mutara anta ndamuzi mwana ndamuzi Birenze nani birenze. baratuzanye ntabwo amazi twaba inzoga twa valide papa unywa akantu ugasha basi umunsi ntabwo bose bakayasubiye ubonetse ibintu Sai couple yani rwose iraberanye ngaho. n'umuntu se mutoya Oya urabona ko nyine yani bitaka. uko mugenda se None se ntabwo utaka. Kuva mu utahe natwe tugiye kujyana ese ko bazi hanze uyu nguyu kumushyira mu mago ni vuba petit frere iki ubu cyicaye wayigiye ujya kuryama petit frere wagiye kuryama
urabwije shiri tujye mu cyumba Santa bimeze bite? Soko wiyahuza amazi cyane. Bromeze utasimana. Siko nakubuze nkureba. Niba Garafurere yaradusigiye akagusigira botike akakunsigira nawe ngo ujye unyitaho mbona ahubwo ari njye usigaye nkwita hari njyewe bite nibi ngibi yakubwiye usigaye wirirwa mu bakobwa nta kintu na kimwe utaha wasinze buri gihe utahanye n'abakobwa nuko yasize akubwiye habaye iki se bro habaye iki nese ibi ni biki maze iminsi wiruka mwana utangiye kumbura ubushiti n'igenda meze nk'uwigunze byagenze bro mbere na mbere mana mbabarira uburyo wangira inama wanga kumva wambwira ko ibyo ndi gukora atari byo ubuzima bwanjye buri mu kabaga byatari byagenze bite se nyine biri guterwa n'iki buri mu kaguti barambwiye nanga kumva ubu none sinzi Garafure uko zambabarira iduka yansigiye rirahombye nyine bro mbere na mbere mbabarire pe barambwiye nanga kumva ubu ngubu ba bakobwa bose twakundanaga banyanduje sida wiki mbwiye ngo iki ko ntabyumvishije neza ngo bagize ute umwana aranduye bro baranduye yego wabimenye ryari se ngiye kumvanitsa n'urandu ako noneho ikibabaje ikindi kirenzeho inshuti nari mfite z'abahungu abahungu bose twagendanaga bose bamaze kumenya ko nanduye bose bahita bancika amafaranga yose nari mfite amaze gushira sinzi ukuntu bizagenda ariko narabikubwiye umuntu amenya agaciro k'ikintu yatakigifite narakubwiye wanga kunyumva rimwe kabiri gatatu ziriya nshuti zawe ubu se niyihe nimwe iri kukugira inama kubona zose zakwitarukishije kimbabaje n'ubuzima babaga uri hano baguhamagara buri kanya musohoke bikubwira ukanga kunyumva
ubuse urerekerayo cya mukuru wacu uzamusubiza iki? karafurari sinzi niba zambabarira kabisa ukayansigirira aho njye